bitangazwa. Ese mwebwe muturiye aka gace bimeze bite? Ese hari itandukaniro n'ubuzima bwa mbere yuko M23 igera ahangaha? ariko turagira ngo tubatangarize ko tumaze imyaka myinshi muri aka gace, ariko ntitwigeze tubona ibintu turi kubona ubu ngubu. Hari imbunda ziremereye, mu by'ukuri hari amasasu aremereye ku buryo arara yaka nijoro, ntidusinzira ntituhema. Mu by'ukuri ni ibintu nyine bidasanzwe, nk'uko tumaze imyaka myinshi aha muri aka gace dukomeje kumva ibintu bidasanzwe, dukomeje kubona ibintu bidasanzwe, bishoboka ko iyi ntambara ishobora kuba idasanzwe. Hanyuma se hari icyo mwaba mwarakomeje kugenda mutangarizwa yuko byibura ibi bishobora kuzahagarara cyangwa ibi bishobora kuzagira iherezo? Ko bakomeje kugenda bavuga ko hari abasirikari bakomeye babiri bapfuye, ariko nta makuru ahari nyirizina nayo twe turamenya, ariko turi kugenda twumva ko mu by'ukuri bashobora kuba banabeshya ko aba bantu baba bakiriho, cyane cyane ko nta gihamya na kimwe gihari kigaragaza ko aba bantu baba bitabye Imana nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Natwe turi kubyumva gutyo, nta kintu na kimwe cyemeza ko aba bantu koko baba bitabye Imana. Reka mbasuhuze kandi mbifurize ikaze mwe mukomeje kudukurikirana aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Nimukomeze kugubwa neza, nimukomeze kugira ishya n'ihirwe. Amahoro y'Imana nakomeze kuba muri mwe, impagarike n'ubugingo biri kuri mwe ndetse n'imiryango yanyu. Ubaye utarakora sub cyangwa sabone, wayikora kugira ngo mu gihe cyari cyose twadushyizeho ibiganiro byacu, twadushyizeho amakuru yacu, ujye uhita uyabona. Ubaye ufite igitekerezo rero, waca mu mwanya wa comment cyangwa se mu mwanya w'ibitekerezo ugasiga ukitubwiye, hanyuma tukareba icyo tugomba gukora cyangwa se icyo tugomba gukosora. Reka turebe, murabizi ko twibanda ku makuru avugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko ibiri kugenda bihavugwa bigiye bitandukanye. Kuri uyu mwanya rero, muri uyu mwanya, muri iki gitondo hakomeje kugenda havugwa amakuru menshi agiye atandukanye avuga ko Uwiringoma ndetse na Sultan Makenga ngo baba bishwe na drone, nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa ku munsi w'ejo. Ibinyamakuru bikomeye, ibinyamakuru bitandukanye byakomeje kwandika ku nkuru zivuga ko aba basirikari bakomeye harimo Uwiringoma ndetse na Sultan Makenga babitabye Imana. Nubwo Sultan Makenga we batigeze bamuvugaho, ariko bavuze cyane uwo bita Uwiringoma uko yaba yarashwe na drone. Hanyuma rero muri ibi bitero bikomeje kubera hano, biravugwa ko ariho yaba yararasiwe kandi akaraswa n'izi ndege zitagira abapilote. Reka turebe operation yose uko yaba yaragenze, reka turebe operation uburyo yaba yarateguwe, reka turebe uburyo ibintu bikomeje kubica bigacika, uburyo ibintu bikomeje kugorana hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri aka gace ka Rubaya. Bivugwa ko karimo kuberamo imirwano ikomeye. Abaturage bo bakomeza kugenda batangaza bavuga ko imirwano iri kugenda ibera ahangaha ari imirwano iteye ubwoba. Bajyaga bumva bakomeje kugenda batangaza bavuga ko bamaze igihe kinini muri utu duce, bagiye bumva intambara zitandukanye, bagiye bumva amasasu atandukanye, ariko bavuga ko kuri iyi nshuro ibintu bidasanzwe nk'uko bakomeje kugenda babitangaza. Ese mwebwe muturiye aka gace bimeze bite? Ese hari itandukaniro n'ubuzima bwa mbere yuko M23 igera ahangaha? Ibyo mutubwira turabyumva, ariko turagira ngo tubatangarize ko tumaze imyaka myinshi muri aka gace, ariko ntitwigeze tubona ibintu turi kubona ubu ngubu. Ntabwo twigeze tubona intambara imeze nk'iyi, kuko amasasu menshi aravuga, imbunda ziravuga ziremereye, tuzumva mu misozi yari hakurya. Aka gace ka Rubaya, nubwo nyirizina aha hacukurwa amabuye y'agaciro, basa nkaho batarahagera, bari kwibanda muri ya misozi yo hakurya. Hari imbunda ziremereye, mu by'ukuri hari amasasu aremereye ku buryo arara yaka
nijoro, ntidusinzira, ntituhema. Mu by'ukuri ni ibintu nyine bidasanzwe, nk'uko tumaze imyaka myinshi aha muri aka gace dukomeje kumva ibintu bidasanzwe, dukomeje kubona ibintu bidasanzwe, bishoboka ko iyi ntambara ishobora kuba idasanzwe. Hanyuma se hari icyo mwaba mwarakomeje kugenda mutangarizwa yuko byibura ibi bishobora kuzahagarara cyangwa ibi bishobora kuzagira iherezo? Ntabwo twigeze tugira amahirwe yo kuba twahura wenda n'abayobozi bakuru, ariko abo tubona bagenda badusanga bama batubwira ko nubwo bikomeye ariko bizarangira. Bavuga ko nubwo barwanira amahoro, batarwanira amafaranga, batarwanira kuba bajya mu mashyaka hejuru cyangwa se kuba abantu bakomeye muri politike, ahubwo mu by'ukuri muri rusange barwanira amahoro y'abakongomani, by'umwihariko abanyamurenge bahora babicwa cyangwa se bahora bahohoterwa, ndetse bagahoterwa n'imitwe yitwaje intwaro irimo za Bazalendo n'indi mitwe ndetse na FDLR n'ibindi byose. Ntago twagira icyo tubitangazaho, nubwo bakomeje kugenda bavuga ko hari abasirikari bakomeye 2 bapfuye, ariko nta makuru ahari nyirizina nayo twe turamenya, ariko turi kugenda twumva ko mu by'ukuri bashobora kuba banabeshya ko aba bantu baba bakiriho, cyane cyane ko nta gihamya na kimwe gihari kigaragaza ko aba bantu baba bitabye Imana, nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Natwe turi kubyumva gutyo, nta kintu na kimwe cyemeza ko aba bantu koko baba bitabye Imana. Ngayo nguko rero ni amakuru twakomeje kugenda dukura kuri tere, cyangwa se twakomeje kugenda duhabwa n'abaturage bagiye batandukanye, bavuga ko mu by'ukuri nubwo intambara ikomeje kubera muri aka gace ariko nta makuru ahari. Hanyuma rero nyuma y'amakuru agiye atandukanye ari kugenda avugwa hano muri aka gace ka Rubaya muri Nord Kivu, aho hari kubera intambara ikomeye, biravugwa ko leta y'u Burundi ndetse na Tanzania n'izindi bohereje ingabo nyinshi, bohereje intwaro zikomeye, baguze amadrone, bagura ibintu bese baguze, bivuga ko bafite intwaro ziri ku rwego rwo hejuru. Hanyuma rero FCM 23 nayo ikaba yakomeje kugenda ivuga ko itangaza ko mu by'ukuri nubwo bari kuhangana n'isi muri rusange, irimo Abarundi, irimo Abatanzania, irimo Abacanshuro, irimo na Bazalendo na FDLR, bavuga ko nabo baticaye kandi biteguye guhangana n'ibitero byose, kandi ibyo bavuga byo kuba bango basubiza uduce bagiye bafata byo nta birimo. Ayo amakuru bo bakomeje kugenda bitangariza bavuga ko ikibashishikaje cyangwa se ikibaraje ishinga ari ukurwanira ubuyobozi, ari ukurwanira ubuyobozi, ahubwo ikibashishikaje ari ukurwanira amahoro, ari ukurwanira ubuzima bw'abanyamurenge, ari ukurwanira ubuzima bw'abakongomani muri rusange. Bavuga ko ibijyanye no kurwanira amapeti yo hejuru cyangwa se kurwanira ubuyobozi bwo hejuru ibyo batabikeneye. Ayo niyo makuru yakomeje kugenda atangazwa. Rero muri iki gitondo hazindutse makuru hazindutse n'iki kizindutse kivugwa, nubwo hakomeje kugenda bavuga ko Sultani Makenga ndetse na Wiringoma baba bitabye Imana mu mirwano ikomeye iri kubera hano muri aka gace. Hakomeje kugenda hatangazwa ko mu by'ukuri nta makuru ya nyayo, nubwo bitangaza amakuru bikomeye nka Reuters ndetse na Radio Okapi, BBC n'ibindi bitangaza amakuru bigiye bikomeye byakomeje kugenda bitangaza ko Wiringoma yaba yitabye Imana, ariko nta gihamya na kimwe, bose bari kuvuga ko nta gihamya na kimwe kigaragaza ko uyu muvugizi wa FCM 23 yaba yitabye Imana. Hanyuma ku ruhande rwa FCM 23 nta kintu bigeze batangaza kuri urupfu rwakomeje kugenda ruvugwa, cyane cyane nubwo Sultani Makenga we batarimo kumuvugaho, ariko biri kugenda bivugwa ko nawe yaba yitabye Imana. Hanyuma ku ruhande rwa FCM 23 bona kintu bigeze batangaza. Hanyuma rero hano ku murongo imbere ku rugamba hakomeje kubera ibintu biteye ubwoba, kubera ko urugamba hano rurakomeye cyane. Ni nyuma yaho iki gice cya Rubaya gishyizwe ku isoko, hanyuma kikaba cyafatwa na Amerika, nibwo twavuga ko urugamba rwaba rwarakomeje kugira imbaraga, urugamba rwaba rwarakomeje
kuba rwakongera kuzuka bivugwa ko rero mu by'ukuri hashobora kuba harimo ayandi maboko adasanzwe, bishobora kuba bivugwa ko haba harimo izindi mbaraga zidasanzwe, kubera ko izi drone ni drone mu by'ukuri ngo ziri gukoreshwa cyane ku ikoranabuhanga ryo hejuru. AFC 23 nayo yakomeje kugenda itangaza ko nubwo ibi byose biri gukorwa nabo baticaye kandi bafite uburyo bwo guhangana n'izi drone, bakomeje kugenda babitangaza. Hanyuma rero twebwe icyo dutegereje kumenya niba koko aya makuru yakomeje kugenda atangazwa n'abantu bagiye batandukanye, yaba ari ukuri cyangwa yaba ari mamo. Turakomeza dukurikirane turebe niki kiri kuvugwa, niki kijya mbere kuri aya makuru akomeje kugenda atangazwa. Turizera ko igihe cyose twabona amakuru y'imamo, igihe cyose twabona amakuru yemeza ko aba basirikare uko ari babiri bakomeye bo muri AFC 23 baba bitabye Imana twabibatangariza, ariko ni inkuru yakomeje kugenda ibabaza abantu, kubera ko aba bagabo n'abantu bafatwa nk'abantu bakomeye, n'abantu bafatwa nk'abantu bagize iki bakoze ibikorwa bikomeye hano muri AFC 23. Rero twizeye yuko wenda ku ruhande rwa AFC 23 hari ikintu bari butangaze, ariko kugeza aya magingo nta kintu na kimwe kimeza ko aba basirikare baba bitabye Imana. Nimukomeza kugubwa neza, turakomeza tubashakire amakuru kandi mukomeze kubikurikirana, turaza kubibagezaho igihe cyose twamenya ko hari andi makuru ahari mashya. Nimukomeze kugubwa neza, amahoro Imana nakomeze kubana namwe.